Mu minsi 13 gusa maze kuri iyi platform ya Orange 5G, maze gukorera amafaranga 1300, 100 ry'inyungu rya buri munsi, kandi nta gishoro cyanjye natanze. Ikaze kuri Orange 5G. Nongeye kubaha ikaze nshuti bakunzi ba Ildefonse Official channel ibagezaho ubumenyi butandukanye mu ikoranabuhanga rya telefone, uburyo wakorera amafaranga online, haba washoye cyangwa se utashoye, ndetse n'ubundi bumenyi bwinshi bw'ikoranabuhanga. Nk'uko mubibona, uyu munsi tugiye kurebera hamwe platform nshya yaje iri gutanga amafaranga waba washoye cyangwa se nta kintu washoye. Iyo platform niyo bita Orange 5G, ngira ngo muri kuyireba. Tudatinze rero, reka dutangire turebe ko iyo platform ikoreshwa. Icyo ngusaba, nimba uri mushya kuri iyi channel, kora subscribe, ukande ku nzogera, uduhe like, wandike muri comment ikibazo waba ushaka kutubaza, inyunganizi cyangwa se ikindi cyose ushaka kutubaza, ndetse unakoresha kugira ngo na mugenzi wawe yiyungure ubu bumenyi. Ndashimira wowe wamaze gukora subscribe kuri Ildefonse Official. Imana iguhe umugisha kandi isubize aho wakuye n'umutima wagize wo gukanda kuri subscribe. So tudatinze rero, reka turebere hamwe uko iyi platform ikoreshwa. Mbere na mbere urabanza ujye muri description y'iyi video urebemo link iri bugufashe kwiyandikisha kugira ngo nawe utangire ukorera aya mafaranga. Numara gufungura iyo link, urahita uza, irafunguka imeze nk'uko ubona muri screen bimeze. Uhita uza ukanda hano kwiyandikisha, iyandikishe ukoreho, tegereze bibare. So urabona baduhaye ahantu twuzuza imyirondoro, baduhaye nimero ya telefone, baduhaye kode yo kugenzura, baduhaye ijambo ry'ibanga cyangwa se password, baguhaye na invitation code. So icyo uri bukore, uraza hano kuri telefone, nimero ya telefone, uze wandikemo nimero yawe, ariko urakoresha nimero ya MTN, niyo ikora neza. Ejo utazayakorera kuyabikura bikakubana ikibazo. Nturi bushyiremo nimero yawe ya Tigo. So icyo turi bukore, turaza dushyiremo nimero ya telefone. Reka nshyiremo iyanjye 07, urabona byibereyeho, urahera kuri 0 iriho, urahera kuri 78 58 46 407. Reka dushyiremo iyi nimero, reka nshyiremo iyi, reka nshyiremo Tigo kugira ngo turebe. Njye mfitemo account, ni ukugira ngo nkwereke uburyo ufungura account. Uraza wandikemo 072, wowe ariko urakoresha 078, urashyiramo nimero ya mobile money 0725453693. Numara gushyiramo nimero yawe ya mobile money, utagendeye kuri iyi nshyizemo kuko ni ukugira ngo nkwereke uko bafungura account, urahita uza hano kuri injiza kode yo kugenzura. Ikintu uri bukore, uraza ukoremo, wandikemo iyi kode 4569. Dore kode bayiguhaye niyo uri bwandikemo. Uraza wandikemo iyi kode 4569. Nurangiza uhita uza hano
ku ijambo ry'ibanga. Urahita uza kugira ngo uyirebe neza utazayibagirwa, urabanza ukande kuri aka kantu, aka kajisho, kugira ngo uzajye uyandika uyibona utazayibagirwa. Ijambo ry'ibanga rigomba kuba rigizwe n'imibare 6. Yandike neza witonze kandi uyizirikane, kuko niyo uzajya ukenera ugiye gukora login ndetse ugiye no kubikura. Uraza yenda reka twandikemo 20 70 20. Niturangiza duhite tuza hano, aha injiza ubutumire bwa kode. Reka tubasimbe turebe nimba wakwemeza kode utahujuje. Reka dukore hano kuri emeza tudashyizemo kode, turebe, tutegereze. Aha, urabona yuko kode yacu ntago ari ngombwa. Urabona yuko ukimara kwinjira muri iyi platform, ukimara gukora account, bahita baguha amafaranga y'ikaze cyangwa se bonus 1,200. Ngira ngo urayabona ko bamaze kuyampa. So ikintu uri bukore kugira ngo aya mafaranga yawe ajye kuri account yawe, urahita uza ukora hano kuri confirm. Ngira ngo turahabona twese. Urahita uza ukore hano kuri confirm. Turakoraho dutegereze. Aha, nibizamo gutya urahita uza ukore kuri aka gakubo, ubundi bino bivemo. Urabona yuko ya mafaranga yacu yamaze kujya kuri account yacu. Urabona yuko 1,200 yamaze kujya kuri account yacu. Bari kukubwira ngo kugenzura buri munsi. Ibi bishatse kuvuga ngo buri munsi baguha amafaranga 100 y'inyungu. Ikintu tugiye gukora, tugiye kubanza dukora hano kuri akira, baduhe 100. Urabona yuko ya mafaranga yacu yahise yiyongeraho 100 ry'uyu munsi. Tukande OK, dukuremo bino. Urabona ko yamaze kuba 1,300. Cya cyabiri baduhaye kongeraho 100 ry'uyu munsi. So ikintu turi bukore, iri 100 uryakira umunsi umwe, kuko urabona ko kubera twaryakiriye hano bari kukubwira ngo yakiriwe. Mwibutsa gukora subscribe nimba uri mushya kuri iyi channel. Wibuke gukanda ku nzogera kugira ngo buri video yose izajye ikugereraho ku gihe. Ukore share na mugenzi wawe abimenye, nitwihererana amakuru. Uduhe like ndetse na comment. So ikintu tugiye gukora, tukimara kubona aya mafaranga yacu, turaza tuyashore. Ntago wayabikura. Amafaranga make wemerewe kubikura ni amafaranga 2,000. So kandi nta bundi buryo wayabonamo, biragusaba kuyashora kugira ngo buri munsi uzajye ubona inyungu. Tudatinze rero turahita tuza dushore ya mafaranga yacu. Kugira ngo dushore, turaza dukore hano kuri shora. Ngira ngo twese turahabona ahari shora. Turaza dukoreho, tutegereze. Batakubwira ngo murakaza neza kuri Orange 5G. Hano rero harimo uburyo bwinshi bwo gushora. Uburyo bwa mbere ariyo sitasiyo y'ibanze ya A, ni ugushora cya cyabiri baduhaye
turashora icyabiri hasigareho 100. Hari ugushora kino cyabiri, hari ugushora ibihumbi 8, ukazamuka 18, 18, 56, n'ayandi kuzamura kugera kuri 980. So biterwa n'ubushake bwawe. Twebwe rero ndagushishikariza kudahita ushoramo amafaranga yawe ukuye mu mufuka, ahubwo reka dushore aya mafaranga baduhaye, kandi mu minsi mikeya iratubyarira inyungu. So ikintu uri bukore, urahita uza ukore hano handitse shora. Dore cya cyabiri cyacu, urahita uza ukorana ku handitse shora kugira ngo tugishore. Urakoraho. So urabona barahita bakuzanira ibi bintu, ngira ngo urabibona. Barahita bakubwira ngo buri munsi uzajya uhabwa inyungu y'100, umusaruro wose uzafata inyungu y'ibihumbi 18 mu gihe kingana n'iminsi 180. Urumva inyungu ya buri munsi ni amafaranga 100, wakuba n'iminsi 180 bikaba ibihumbi 18 washoye icyabiri cyawe kandi utakuye mu mufuka. So ikintu turi bukore nitugera hano, urahita uza ukora hano kuri shora. Ahangaha dukoreho dutegereze. Aha, urabona ko bahita batubwira ngo turagushimiye ku ishoramari ryawe ryatsinze muri iyi sitasiyo. Sitasiyo itangira kubarwa kuva igihe ishoramari ritangiye, kandi umusaruro ugera kuri konti y'ububiko ku isaha imwe umunsi ukurikiyeho. Urabona yuko ubu twamaze gushora, igisigaye ni ugutegereza ejo nk'iyi saha bakaduha inyungu y'umunsi wa mbere. Ikintu turi bukore, turahita dukora hano kuri emeza, dutegereze. Aha urabona yuko batubwiye ko twaguze umugabane umwe, nta nyungu baraduha. Dore ngibi igishoro cyacu ngiki. So urabona yuko amafaranga yacu azarangira ku itariki 28 z'ukwa 9 saa 1:46 nibwo bazaba baduhaye ibi 18 byacu. Ariko bitavuze yuko utemerewe kubikura iyo ugeze hagati. Iyo ugize iminsi 20 ukuzuza amafaranga 2000 wemerewe kuyabikura. So ndagushimiye wowe wakurikiranye iyi video kuri iyi channel yacu, kandi nkushishikariza kuduha subscribe. Subscribe ni ubuntu, subscribe nta kiguzi gusaba. Subscribe ni urukundo, nicyo kintu kitwereka yuko mukurikirana ibiganiro byacu kuri iyi channel. Wibuke gukanda ku nzogera kugira ngo video y'ubutaha ikwereka uburyo uzabikura no mafaranga ikugereho. Reba muri description y'iyi video urasangamo link yo kwiyandikisha. Ciao ciao, Imana ibahe.